Congratulations and celebration. Na 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 na. Congratulations and celebration. Na 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 na. Congratulations and celebration. Na 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 na. Congratulations and celebration. Na 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 na. Congratulations and celebration. Na 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 na. Congratulations and celebration. Na 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 na. Good morning, the professionals family. Good morning. Today we are celebrating our newest Millionaire Circle member. Oh yes. That is CEO Prosperous, upcoming global ambassador, gold executive already. Gentil MUJAHID Uineza, Millionaire Circle member already. Congratulations. Wow, so murakoze cyane. Uyu munsi mfashe ijambo kugira ngo nshimire Gentil MUJAHID Uineza vraiment. Congratulations bro. Uyu ni umwe mu bantu bafashe gutangira business mu myaka 2 ishize, ariko uyu munsi yabashije kwinjira mu rugaga rw'abamiliyoneri ba kampani yacu ku rwego rw'isi, aho winjira muri uru rugaga rwo umaze kwinjiza amafaranga arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ni ibihembo twamugeneye, ariko by'umwihariko kampani yo ayo mafaranga yaramuhembye, yarayibonye, yarayabikuje. So nimba nawe uri muri business, kuba Gentil yabigira mu myaka 2 gusa ikigaragaza ko nawe wabigeraho ndetse wanabikora neza kumurusha. Nimba ukiri hanze ya business tarayitangira, nakugira inama yo gukorana natwe kuko biragoye cyane ko hano hanze hari ahandi wabona opportunity. Washoramo 228 ayo yatangije gitangira ku ikubitiro ko yatangije umugabo umwe yamufashije ndabyibuka, akaba mu myaka 2 yonyine amaze kwinjiza arenga miliyoni 20, ndetse akaba ageze ku kigero cyiza cy'uko uyu munsi none amafaranga yinjiza ku kwezi aba ari kurenga muri miliyoni enye za buri kwezi. So congratulations bro. The next step is to become a billionaire. I wish you all the best. Thank you so much. Wow. Ndabasubije cyane rero ku bantu turi kumwe aha ngaha bitwa Gold Executive Millionaire Circle member Gentil MUJAHID Uineza. Maze imyaka 2 n'amezi 2 muri business ya Economic Drive. By'ukuri natangiye mu kwa gatatu 2020. Byari bigoye kuko twari turi mu bihe bibi ku isi hose bya lockdown. Mu by'ukuri byari bigoye kumva ko umuntu udafite vision yari gupfa gutangira project yayo yose, yewe si business gusa n'ubucuruzi busanzwe kubera situation isi yose yarimo muri rusange.
bitewe n'inzozi nari mfite, bitewe n'abo nabonye kandi bagize ibyo bageraho, numvishe nanjye bishoboka, mfata umwanzuro ndatangira. Ubwo nerekwaga amahirwe n'umuvandimwe Twigira neza Yves, twe twariganye hamwe muri Eto Nyamata, naratangiye business mfatanya n'abo nsanze, ariko mu by'ukuri nagendaga mbona testimony, successful story z'abantu bagiye batandukanye nko muri Uganda aho business yari imaze imyaka myinshi, muri Nigeria, muri Philippines aho company yakomotse. Mu by'ukuri nabonaga abantu bavuga ngo yakoreye miliyoni 20, yagize iranka runaka, nkumva n'inzozi, nkumva ngiye kuba ntangiye gusa nimbonamo ubuzima buzambesha muri Kigali, it's enough. Cyane ko mbere yuko ntangira iyi business nakoraga ubwubatsi kuko ni nabyo nize. By'ukuri nabonaga nk'umubosi, ubona kwita umubosi muri icyo gihe, azanye ikiraka cyo kubaka inzu ya miliyoni 25, nkumva nyine ni ibintu bitaba, nkumva ni ibintu bidasanzwe, nkumva ni ibintu mbese bitagerwaho n'umuntu uwo ari we wese. Ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri yuko ni ibintu bishoboka. Nabonye ko hari umuntu wabigezeho, nabonye ko hari umuntu wabikoze, nabonye ko nanjye hari icyo nashobora. Nagereranyije imvune mbasha gukura mu bwubatsi, imvune mbasha gukura ku gikwa, imvune mbasha gukura mu kwikorera amatafari ndi kuyajyana ku nyubako, ndavuga ese why not noneho ntakora business ya online, insaba machine cyangwa se telefone, insaba noneho gufatanya n'abandi bantu. Cyagiye ndi ku gifundi nafatanyaga nande sino, nimba ntaje nta tendency nakoze nta mafaranga. Ariko muri business mu by'ukuri navuga ko ngitangira handi ntari mfite icyonzi, ese umuntu wize ubwubatsi nshobora gucuruza product ye gute? Tugira training nziza cyane zamfashije kugeza ku rwego nabashe kugera ku iranka rya mbere rya Silver Executive. Ni iranka ugeraho umaze kugira kuba wacuruza cyangwa se wafasha abantu benshi kuba batandukana n'uburwayi, cyangwa se hari product umaze gusavinga zirenze zifite agaciro karenga miliyoni 50. Ngera ku rya kabiri rero none aho ngo kuba inshuro 10. Guys, ntabwo byari byoroshye, ariko kubera ubufatanye, kubera abo nasanze, kubera ubumenyi ugenda wungukira muri business nabigeze. Uyu munsi rero ndashimira cyane team muri rusange, ndashimira cyane abafashe umwanzuro wo gukorana nanjye, nkashimira cyane abanyeretse amahirwe y'imikorere. Uyu munsi nkaba ndi guserebura yuko nabaye umwe mu bantu bake hano mu Rwanda babashe kugira iyi achievement ya miliyoni ya sako member, cyangwa se kugera muri iyi club, nuko bamaze gukora miliyoni nibura 20 kuzamura z'amafaranga y'u Rwanda, ariyo avanye na miliyoni y'amapeso. Guys, mu by'ukuri ibyiza biracyari imbere kubera ko ndacyakomeje. Ese nimba ibingibi mbigezeho tukiri bake, utekereza ko nimba mfite timu y'abantu 2000, utekereza ko nimara kugira timu y'abantu 50,000? Guys, it's very amazing. Byashoboka ko rero nawe ukiri kudabutinga, byashoboka ko hariya uri kubona ibintu bidashoboka, ariko birashoboka cyane. Uri kureba agaciro kawe we wenyine n'imbaraga n'ukuboko kwawe kumwe, ariko ntabwo uza amaboko agutegereje muri project kugira ngo mufatanye. Nahamagara uwo ari wese, nanatera courage uwo ari wese wamaze kujoininga, utarajoininga kuba nawe yaza tugafatanya muri uyu murya, twese tukaba twagera kuri byinshi kandi byiza. Nshimiye uwo ari wese wambaye hafi, abo babyeyi, ab'inshuti n'abavandimwe n'abo dukorana muri rusange, kandi nshimira na M Global ku isi hose yabashije gukomeza gutekereza iterambere ry'Abanyarwanda n'iry'abaturage ku isi hose. Pawe Good evening, my dear the professionals. Good evening. Nishimiye kubana namwe by'umwihariko muri uyu mugoroba, aho turimo dusereba umuvandimwe wacu, our lovely gold executive millionaire Sako, Gentil Mujahid. Congratulations, bro. Thank you so much. Ndabyibuka igihe batangiraga business ntabwo byabaga byoroshye.
ntabwo byabaga byoroshye, hari challenge nyinshi wagiye uhura nazo utangira business, ndetse n'abandi benshi wagiye ubona bafite challenge nk'izo nawe waba waragize, cyangwa se n'uyu munsi nawe uri kubona bari guhura n'izo challenge. Ariko nagira ngo nibutse buri umwe wese mu bantu turi kumwe hano, ni ukuvuga ngo kuba successful, being successful at any business bigusaba gukemura ibibazo. Ubundi ukemura ibibazo abantu bafite nibwo ubona umusaruro. Rero ntabwo ari muri no business gusa, ahubwo muri business zose ziri hano hanze no providing a solution to any problem. Igihe utabasha gutanga igisubizo ku kibazo gihari, ntabwo ushobora kuresisa muri business yayo yose. Rero birashoboka yuko unkurikiranye muri no mugoroba uri gutekereza challenge ufite aho hantu uri, aho hantu wicaye, hari challenge uri guhura nazo, hari ibintu bigoranye uri guhura nabyo. Menya neza yuko success yawe cyangwa intsinzi yawe izaturuka mu kubasha gukemura ikibazo, icyo kibazo uri guhura nacyo uyu munsi, kugikemura neza, kuko iyo kije hari umuntu kigusiga ubaye we. Rero wiza kugikwega ahubwo iga gufacinga nacyo, embrace the challenge. Bwira za challenge zawe ngo ndaharindire n'intego kuzakira kugira ngo mumpindure mushyashya, kuko ibibazo bigiye bije haba hari igisubizo, kandi none igisubizo kije no kuguhindura umuntu mushyashya. Isi yacu kugira ngo itere imbere uyu munsi tugere kuri technology turiho, nuko twagiye duhura n'intambara nyinshi zitandukanye. Technology yadutse nyuma y'intambara y'isi, haje technology nshyashya iravanse kurusha yari imbere y'intambara y'isi. Impamvu abantu bazanye technology nshyashya nuko bari bafite noneho umwanya wo gukora kugira ngo izo challenge bafite ako kanya zibashe gutuma baresisa. Mbese hadutse uburyo bushyashya bwo kurwanya intambara kera butabonekaga, kubera ko bafite ibibazo bikomeye cyane. Rero nimba umurikiranye kano kanya uri guhura n'ibibazo cyane bikomeye muri business yawe, nagira ngo nkubwire ngo bibwire ngo I am ready to face you. Hello, turi kumwe? Yes. Bwira ibibazo byawe ngo I am ready to face you. I am ready to face you. Say I'm ready. I am ready to face you. to face you. I am ready. I am ready to face you. to face you. Yego, witegure cyangwa se bwira ibibazo byawe yuko witeguye kubifesinga. Then uhagarare n'umugabo ure nabyo, ukemura ibyo bibazo biri muri business yawe igende neza. Vuba aha ngaha we're gonna celebrate you as a newest millionaire circle member. Oh yeah, celebrating. Hello, muri kumwe? Bawe, Grabe. Vuba aha ngaha turaba turi kuguselebratinga uba millionaire circle buri munsi kubera ibibazo wakemura. Oh yes. Turi kumwe? Vuba aha ngaha turaba turi kuguselebratinga uri kuba newest global ambassador. Oh yes. Ibyo bintu rero kugira ngo bibe nuko ugomba gukoresha ubwonko bwawe at the maximum potential. Ubwonko bwawe uyu munsi buhereza umwanya butekereze business, butekereze kuba wagera success. Hano muri no nzu turimo turi kubona goals nyinshi cyane abantu bagomba kugera. Hano hari goals ziremereye cyane z'umugabo uri hano twicaranye muri no room. Hari goals zikomeye zitandukanye. Hari goals nawe mu mutima wawe ahantu wicaye uri kumurikirana akakanya ufite. Kugira ngo rero zigera biragusaba sacrifice. Ziragusaba sacrifice nk'iyo umugabo yatanze, nk'iyo yakomeza gutanga kugira ngo abyare ba millionaire sako benshi bari muri team ye. Kugira ngo ajye abe millionaire sako buri munsi. Kuba millionaire sako buri munsi no kwinjiza miliyoni 20. Miliyoni y'ama pesos buri munsi ukaba millionaire sako. Nimba muri company yacu dufite abantu babikora buri munsi baba millionaire sako, muri Avantage gusa ukaba millionaire sako, why cannot be us? Kubera kitaba twebese. Rero if you are ready, say I am ready. I am ready. Natwe twiteguye kukwakira kugira ngo the next millionaire sako. Oh, yes. You are the next. Grabe. Thank you very much. Welcome. Kubera ibyiza tugeraho muri business, kubera iterambere kampani yacu yo mu global komeza kugenda igeza ku bantu batandukanye yaba mu Rwanda no ku isi yose. So muramfasha rero dushimira Imana ubwo umuvandimwe Gentil Mujahid. So mu cyana bavuga ngo iki? No musilamu tubivuge mu cyana rero byiza cyane bavuga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dusubiramo cyangwa abandi harwo bikiriza. Amen. Nibyo ngibyo. Alhamdulillah. Impamvu dushimira Imana cyangwa se igiti cyanjye nashimira Imana nuko buri wese atekereje uwo munsi watangiye business. Jean atekereza umunsi yatangiraga business
usibye icyizere cyonyine ko babitubwira ngo everything is possible for him who believes, cyangwa se buri wese gishobokera uwizera, cyo cyonyine cyamupushinze yenda akavuga ngo umunsi umwe nanjye nzaba miliyoni ya sako member, umunsi umwe nanjye nzaba successful muri no company. So bamenya ko icyatuyoboye twese umunsi ku munsi ni Imana. Hari amagambo y'umugabo ni scrolls za Ojimandino, ni we great salesman. So hari igitabo cye cyitwa, nashishikariza no buri wese kuzasoma icyo gitabo, The Greatest Salesman, niba ari in the world, I don't remember. So muri izo scrolls za Ojimandino ushobora kwandika muri bwo barabiguha. Akunda kuvuga ko ikintu cyose, igihe cyose ubyutse umunsi ku munsi, mu byo ukora byose, guidance y'Imana niba iri imbere yawe, cyangwa se Imana iri kukuyobora mu byo ukora byose, ko byagenda kose uzaba successful. Naryo sengesho rikomeye ku giti cyanjye yandekomandinze kuva natangira kumenya 2019. So niyo wabyuka ukavuga ati Mana ndagushimiye kuri bunyobora umunsi wanjye ukagenda neza, ndagushimiye ko iyi business ndi gukora uri kumwe nanjye kandi nzaba successful, uko byagenda kose uzaba successful. So ikindi nuko nishimye, ndibuka cyane Jean atangira business, twari mu bihe bigoye of course nka company, niyo mubyibuka neza, nibwo twari tukibivamo 2019, umwaka urangira tuba noneho twinjiye muri COVID-19. So yinjiye mu kwezi kwa gatatu ko COVID yatangiraga, byasabaga buri wese mu kanya kuko twatangira ingenzi kwikomozaho kuba adaptive, flexible, kuba wakwiyadapta kuri challenge twari turimo icyo gihe. So n'umuntu mushyashya wari kwinjira muri business yaza kutaba flexible enough, mamya ko uyu munsi twari kumuselebrating. So rero za strategy, posting, gukoresha WhatsApp groups, presentation, Zoom cloud meeting, video sharing, ibyo byose yabashije kubikoresha neza. Mamya ko amafaranga menshi amaze kwinjiza muri no business, zo strategy zabigizemo uruhare kuruta any other offline strategy twatangiye gukoresha uyu munsi. Yani ibintu twamushimira rero. Ikindi ibyo bazambwira ngo postinga cyane, ngera amaze postinga n'ahantu hose, ari ready gutekereza hano ndi kugenda amuboto waje gushimira of course the uplines, of course the company, ariko mbere na mbere the mighty professionals team, the professionals empire, kuko Gentil ntabwo yabigezeho wenyine, yaza kuba ari kwikorana niyo ari kubigeraho, harimo support ya umurida wese wicaye ahangaha, yaba upline Alexandre who was there, ndirinda kuvuga cyane upline Yves kuko you understand. Uyu munsi ni ibintu by'ibyishimo bikomeye kuri the professionals. Mumfashe, let's do what? Prepare. Let's do what? Prepare. 1 million, 2 millions, 3 millions. Mawa. Kwake. Mawa kwa plein Gentil. Mawa kwa millionnaire Gentil. Mawa kwa professionals. Mawa kwa professionals. Wow. So thank you so much again to the mighty Prosperous Empire. Kubera ko Gentil yatangiye business, aba visionnaire aravuga ngo professionals ugaye ni 3 millions, champions ni 3 millions, optimists ni 3 millions, M global muri rusange ni 3 millions. Hello. Ariko I have to be the CEO myself. Ngomba kugira empire yanjye, nkabona professionals munsi yanjye. Siko bimeze. Nkabona abaridazi badasanzwe munsi yanjye. Nibyo yafashe umwanzuro wo gushinga the Prosperous. So kuba abantu bari kwinjira muri business kagera ku rwego rwo kuba developama abarida, no bagomba gufata inshingano bagahagararira team yindi cyangwa se abandi bantu, ariyo empire dufite umunsi ya Prosperous. Anagira muri Prosperous yose iyi success, iki gikombe, iri kamba ndetse n'ibindi byose bigenda bigerwaho, ntabwo ari ibya plan ahubwo ni ibya buri wese. Kuba yatambuka kuri stage, I didn't know that anyone is the next muri the Prosperous Empire. So yaba umuntu uri gutangira business uyu munsi, abamaze amezi bari muri Prosperous, abamaze amezi 6 umwaka, turifuza kubona abantu ba breaking a record. Nuko Gentil breaking the record, by the way, is the fastest ever millionaire circle member in Global Rwanda, in the optimist, in the champion, even the professionals and the Prosperous. So turifuza kubona abantu bamara umwaka baba millionaire circle member, bamara amezi 6 ba millionaire circle member, n'abamara amezi 3. Hari umuntu wese ubona bari umucamanza muri Philippines wamubaye mu mezi 3 millionaire circle member. So I know tuzababona kubera ko niba tugezeho twabona mu myaka 2 no mu mezi 3 icyo gihe kizajya, ne tukomeza kuduplicatinga the strategies twakoresha cyangwa turi gukoresha kugira ngo byose bigire gute bigerweho. So congratulations go bigger. Kandi nigeze kumubwira go 1000 times, even 10,000 times. Yes, I'm going to be a millionaire.
My dear friends, ndabasuje cyane. Congratulations kuri my upline Gentil. Numwe mu bantu nishimiye intsinzi ye kubera ko numwe mu bantu tuziranye ku buzima bwa mbere ya business, tuziranye muri business igitangira, tuziranye muri business igoranye ndetse tuziranye muri business kugenda yoroha. I know these success zose ziri kugenda ziboneka, MURI members, board executives, n'izindi achievements zigiye kurodinga. So nishimiye intsinzi ye kubw'impamvu nyinshi zitandukanye. Kubera ko numwe mu bantu bamfashije gutangira business akabashije kwachivinga MURI member kandi mu gihe gitoya nkuko twavuze tubivuga kandi tubizi nta muntu ugeza kuri konsinzi wenyine ahubwo hari abandi bantu bisaba ko warafashije kugira ngo ugere ku nsinzi. Nimba bari MURI member birumvikanisha ko hari abantu benshi yafashije gukemura ibibazo byabo bari bafite, hari ibibazo by'ubukene, ibibazo by'imibereho itandukanye niyo nari mfite. Umunsi yataza kumfasha gutangira business ngo mbayeho neza, today ntago babaye MURI member. Umunsi yataza gufasha abantu batandukanye ngo bahindure ubuzima bwabo kubera ino business yabasharinze bakaza bakaba serious, akabafasha kuba serious mu bikorwa bagiye bakorana, mu bikorwa twagiye dukorana. Umunsi ntago babaye MURI member. So message irimo aho ngaho rero nuko kugira ngo ugere ku nsinzi nkuko do tubivuga bisaba gufasha abandi bantu kugira ngo bagere ku nsinzi zabo zo bakeneye. Kubera ko birashoboka ko yarakeneye MURI member ariko agafasha abantu benshi cyane batandukanye kugera kuri zimwe mu nsinzi zabo bari bakeneye. So rero iyi ni intambwe nziza, ni n'urugero rwiza kuba ari yapeni wanjye akabashije kugera ku ntambwe runaka. Biravuga ngo who is the next is me. So bishatse kuvuga ko nta gihe kinini kiri bushire ntabaye MURI member byanze bikunze. So ubu nkurikira wese hano byanze bikunze upline wanjye ngo anshiriye inzira arambwiye ngo birashoboka. Nakweretse business nta kintu mfite, mwereka business ndi silver executive, mwereka business ndi gold executive. Today I'm MURI member, you are the next. So and I believe that I am the next. So nta nubwo kandi biri utwara igihe kinini kubera ko deja as my team as I'm CEO of magnificent team. So dufite intego natwe, ntabwo mfite intego yo kuba MURI member njyenyine kubera ko nuno mwaka as my team we have goals, dufite intego zo kugira MURI member batatu muri uno mwaka. So urumva ko ntabwo byoroshye, ni urugamba rukomeye kubera ko nta success n'imwe igerwaho kubera ko hari amahirwe wagize, kubera ko hari umugisha Gentil yagize, kubera ko hari byiza bamuhaye bapurani baramufashije. No, ahubwo hari cyari kumupushinga ano kimugejeje aha hantu. So rero nanjye nka CEO of magnificent team mfite ikintu kiri kumpushinga, ariyo mpamvu ntashaka MURI member njyenyine uyu mwaka ahubwo nshaka batatu. Kandi biracyashoboka cyane mu mezi 3 asigaye, biracyashoboka. Ntabwo ari ibintu byoroshye ariko birashoboka ndetse cyane kubera ko baduciriye inzira. Twatangiranye business, natangiye business amazemo amezi 2 ahari nkeka. Umunsi nanjye nujuje imyaka 2 muri business. Sinaba MURI member but I'm the next. Ariko kuba upline wanjye ahaciye arambwiye ngo komerezaho ntabwo nshaka gukomeza kugutwara umwanya, reka nk'umwanya nawe ugire gute wachivinga ndetse n'abandi bantu benshi bachivinga. Murakoze cyane wowe utaratangira business, inama nakugira, hari benshi bumva ko business ari ubutubuzi, hari benshi bumva ko business ari amahirwe, ahira bagiyemo mbere. Uyu munsi Gentil abaye mu MURI member mu Rwanda, ntabwo ari uko ari we muntu watangiye business mbere kurusha abandi, ntabwo ari ko ari we muntu uri muri business wagiriwe umugisha, ahubwo hari benshi ibihumbi byinshi yasanze muri business uyu munsi batarabagira gute, batari baba aba MURI member. Ndakubwiza ukuri ko nawe rero utaratangira business birashoboka ko watangira business uyu munsi ukaza kwa MURI member mu mezi 3, ukaba MURI member mu mwaka. Hari aho usanze amaze imyaka 3 4 ingana bataraba MURI member. So birashoboka cyane, turi kubibona umunsi ku munsi, tubona ama success story umunsi ku munsi. Ayacu n'andi batandukanye uje kuzajya ubona niyo ariko turayikeneye. Wewe wicaye hano, wowe uri gukurikira, turagira ngo nawe utangire business, ndabizi neza ko bishoboka. M Global Rwanda, power the prosperous, power the magnificent, power the professionals, power the champion, power optimist, power. So Congratulations kuri buri muntu wese wabashije kwitabira iki kirori cy'umiliyoneri wacu waje kwinjira mu draft y'abantu bakomeye cyane ku rwego rw'isi. Miliyoni 20 mu by'ukuri si ikintu gito cyane nkurikije uko yabwiye business ameze. Guys, uyu munsi umuntu akubwira business uri hasi cyane ukagira imbogamizi z'amafaranga, ariko this man congratulations, aho kuye amafaranga ndahazi cyane ndahibuka.
ninjye muntu wa mbere wahamagaye ngo nze kujoininge kuri business nta mafaranga nari mfite pe ariko uyu munsi still narakujoininze birashoboka amafaranga nubwo biba bigoranye byose turabizi process ariko nowadays turi muri business so miliyoni 20 rero na achievement zikomeye buri muntu wese ahari ngira ngo situation iri murayizi ariko miliyoni 20 umunsi n'akazi ukora mugira ngo ntabwo wakora overall ngo uzibone imyaka 2 yonyine muri business ugakorana miliyoni 20 muri system nk'iyo ngiyi kandi ubu miliyoni 20 yubatse amashiye kwa chivinga it's another level ubagiye kugira 40-80 buri mwaka no kwa chivinga miliyoni 20 means nawe uyu munsi watangira bigoye kandi ukabikora buri gihe amafaranga araboneka muri M Global iyi process yo I believe in iraguhemba for sure so congratulations brother ndimo ndazirikana kuntu wa businessmen nowadays we are developing a new empire which is Hall of Fame ubwo rero buri muntu wese namushishikariza kujoininga fast mbere yuko du celebratinga izindi millions cyangwa se izindi achievements muri M Global so thank you so much for everyone Maua Drew, Maua chini, Maua kwetu, Maua Flying Gentil, 1 million Cash. 2 millions. Cash. Millions. Oh, yes. Pawe, grave, Pawe, grave. Nashaka gacha. Are we eating? Yes. Are we eating? Yes. Enjoy, brothers. So freaking bad. Ndashaka kubabwira vision ya team yacu nka professionals ntabwo ari ugucreate Gentil wenyine ntabwo ari ugucreate abantu ya Sako member babiri ahubwo ni ugucreate amamiliyoni ya Sako members all over the world apana mu Rwanda gusa ahubwo no mu bihugu byose kandi dufatanyije ndabizi nta kintu kimwe kidashoboka hamwe n'Imana ndetse hamwe na Alliance Motion Global Economy Driver Power Grave.